Undi mwaka urongeye uba umwaka ugoranye cyane kuri carrière y'umuntu bita Roskana, kubera ko iyo urebye uburyo 1:55 am bari gupanga project zabo, rwose ubona ko Roskana nk'umu upcoming artist cyangwa nk'umuhanzi utarakonfirm audience hano hanze bikigoranye cyane, kubera ko nk'uko mwabibonye mu itangazo ryabo, umuntu bita Element L afite track 5 zose ziri kuza ziri imbere cyane. Bruce Melody afite track zigera muri 16 ziri kuri album ye rwose itaranarangira, nk'uko nabikubwiye muri video y'ubushize nkubwira ko ino album izasohoka nibura mu kwezi kwa munani, bitewe nuko project nyinshi zirarangira. Umuntu bita Bruce Melody afite akazi kenshi, ndetse n'umuntu bita Element L ni track 5. Kenny Soul nawe ubu ngubu afite track azashyira hanze, harimo track afitanye n'uwo bita Bayani all the way from Niger, ndetse n'umuntu bita DJ Neptune wakoze kuri track bita Nobody, ari kumwe n'umuntu bita Joboy Pondek, ndetse n'umuntu bita Mr Easy. Rero ubona ko 1:55 am bari gukora ibishoboka byose, ariko ukabona ko umuntu bita Roskana rwose kugira ngo bamushyire mu bitekerezo, kugira ngo bamufate nk'umuhanzi uri priority cyangwa umuhanzi bagomba kuzamura, bikomeje kugorana.